Muraho neza bakunzi ba Skillnet Rwanda, nongeye kubasuhuza cyane. Ugusuhuza ndica wawe ukumenyesha ibigezweho mu ikoranabuhanga ndetse akakurangira naho amahirwe ari y'akazi. Modern Boy Timopsy Clever. Muri iyi video iheruka rero twabagejejeho amakuru y'imyanya y'akazi yatangajwe cyangwa se imyanya y'akazi yashyizweho na Kwigira 3600 Foundation Cohort 2. Tubabwira yuko yafunguye, tubabwira itangazo yuko yatangiye gushyira imyanya y'akazi. Muri iyi video rero tugiye kubereka uko wakora application neza kugira ngo wongere amahirwe yo gutoranywa. Uko wakora application step by step, ndakwereka Google Forms ihari bari gucishamo ibyangombwa abandi, ndetse nkubwira n'ibyangombwa ugiye gutegura kugira ngo ibintu byawe bigire gute, ibintu byihute. Rero intambwe ya mbere ugiye gukora, fungura link iri muri description cyangwa se comment nashyize hejuru. Rya muri description y'iyi video cyangwa se ujya hano handitse comment ya mbere urahasanga iraba irimo iyo link. Numara kuyisanga muri iyo link uze kwita uyifungura. Numara kuyifungura, intambwe ya kabiri uraza kwandika amazina yawe yose neza nk'uko ari ku ndangamuntu cyangwa se ku mpamyabumenyi yawe. Nta kindi kintu uri bukore, uri kujya muri link nyine, uri umara gufungura link uyikandeho. Numara kuyikandaho, umaze kuyikandaho urahita wandika amazina yawe, kuko harahita haza phone irahita ifunguka. Urahita wandika amazina yawe, then umara kwandika amazina yawe, intambwe ya gatatu uraza kwandika nimero telefone yawe cyangwa se email yawe ukoresha buri gihe, ikora neza idafite ibibazo. Wibuka password yayo uyizi, mbese usanzwe ikoresha iri active. Intambwe ya kane uraza guhitamo umwanya wo gusaba ukurikije ibyo wize cyangwa se ukurikije n'impamyabushobozi n'impamyabumenyi yawe. Ikindi kandi ugomba kwirinda ahangaha, ntugasabe umwanya utajyanye n'impamyabumenyi yawe cyangwa se ngo waprayinga ku bintu bidahuye n'ibintu wize. Icyo gihe rwose waba uri guta umwanya, ntabwo nareka kukubwiza ukuri, ahangaha waba utaye umwanya. Intambwe ya gatanu no mu bintu ugomba gukurikiza, ugomba kwandika amakuru yose nta kosa ririmo. Ikindi kandi mbere yo gukora submit, urongera usubize ibibazo byose cyangwa se usubize inyuma, urebe ibibazo byose wasubije ko ari nta kosa ririmo. Intambwe ya gatandatu rero, niba basaba CV cyangwa se izindi nyandiko uzohereza mu buryo basabye, CV yawe igomba kuba isukuye. Ahangaha uri kureba CV ugomba kuyishyira, igomba kuba isukuye kandi ikubiyemo amazina yawe. Kwa kundi wandika file cyangwa se izina rya file, andika amazina yawe wongereho CV. Ikindi, nimero ya telefone igomba kuba irimo, email yawe, amashuri wize, ubumenyi ufite, ahantu wigeze ukora niba bihari cyangwa se niba wigeze gukora, ibyo bigomba kuba birimo. Ndetse nyuma yo gukanda submit, ihita ufata screenshot cyangwa se ubika ubutumwa bugaragaza ko application yawe yakiriwe. Ikitonderwa, nihagire umuntu kwishyuza cyangwa se nihagire umuntu wishyura amafaranga uwo ari we wese kugira ngo aguhe akazi. Ntabwo byemewe, nta muntu wemerewe kwishyura ngo aguhe akazi. Nihagire n'umuntu kwishyuza amafaranga kugira ngo aguhe akazi, no, ntabwo ibyo bintu byemewe. Ntukabyemere, kuko abantu basigaye bateka imitwe babaye benshi. Abantu bakitira ibigo runaka bakakucuza amafaranga yawe kugira ngo baguhe akazi. Akazi nyakuri ubundi gatangirwa ku bushobozi n'ibisabwa, ntabwo gatangirwa ku mafaranga. Niba ushaka ubufasha mu gukora CV cyangwa se application letter kinyamwuga, watwandikira kuri WhatsApp 0789501586. Kandi niba iyi video igufashije, kanda like, subscribe kuri Skillnet Rwanda kandi usangiza abandi aya makuru. Murakoze cyane, tubifurije amahirwe masa. Niba hari step utabonye muri zo twagiye twuzuza, icy'ingenzi nuko ugomba kugira gute, kwandika ibintu byawe nk'uko biri, ukandika amazina yawe, ibintu ukabikora neza, then mbere yo gukora submit ukabanza ukareba. Ngaho ukora rero subscribe, ikintu na sharing iyi video ku bandi bose bashe kubageraho. Kandi nihaza kugira icyo udasobanukirwa, uze kumbaza muri comment section, ndaza kuba mpari tuganirira yo ngusubiza, umbaza ngusubiza. Ndabakunda cyane. Ciao.